ubwira ati oya harazo Saido ntibazonkiza byoroshya kandi ngo ari Kigali urumva ikigaragara cyo Kalisa Milton Kalisa donc utumva ko nabantu bari gutekereza iyi equipe donc kwindi standard kuri standard nini kuri standard yo ku rwego rwo hejuru abantu rero bari standard nini none se ubwo nka Kalisa Milton umukinyi ubanza mu ikipe y'Igihugu Bugande ntago ari standard nini simbizi niko simbizi simbizi Milton Kalisa kare aramutse agiye muri APR ntiyazabafasha mu mikino mpuzamahanga CAF Champions League ntiyazabafasha njye simuzi amagarwa no mu ikipe y'Igihugu y'Abaganda Milton Kalisa no hatari no hatari kare Milton Kalisa no mu w'igitego kera nagiye Bugande Amavubi yakinye n'Abagande hari muri CHAN gushaka tike ya CHAN icyo gihe nga twanganyije n'Abagande cyangwa baradutsinze ngira ngo kimwe sinibuka neza ariko Milton Kalisa yari umuhungu ukizamuka kubera ko afite izina ry'Abanyarwanda byari byoroshye ko gukururuka ukamumenya yari umukinnyi mwiza Milton Kalisa mwiza ariko nibaza ko ahageze ubusinzi kwa APR mukeneye hanyuma rero butwe turi kuvuga tuti abantu benshi bari kugenda batwerera APR abakinnyi bagiye batandukanye bati haraza inkorokoro haraza intwari ivuye aha haraza igisimba kivuye aha sinzi ngo hari uwumvikanye n'aba ibi nibi donc abantu basa nk'abari muri dilemma cyangwa se bari nko mu gihirahiro cyo kumenya ngo ikipe ya APR Football Club irerekande niyo mpamvu Samu nubwo amaze iminsi arwaye mbanza ahubwo yararwaye ariko ari no mu cyumba kibanga cyangwa se mu hiherereye ikipe ya APR iri gucurira APR y'umwaka utaha hari abafana ba APR barahari niyo mpamvu dutangirana cyane ko bari bamaze n'iminsi batubaza aho Sam Karenzi yagiye kuko Sam Karenzi ngo niwe ufite transfer zo muri APR zizewe niyo mpamvu niba kamfobye reka babanze reka mbanze bamfite transfer zose ahubwo izapere kubera ko zigorana ngira ngo nizo bakunda ya kirongozi turebe izindi zo ziba ziri ya kirongozi muri polisi ya kirongozi nijye wayivuze mbere ari kuvuga ngo urebe muri groupe nijye wayibabwiye mbere ya kirongozi muri polisi aho byari bigeze irarara isojwe ubuyobozi bushya buramugurisha cyane ubuyobozi guteza cyamunara urumva ubwo buyobozi bushaka kubaka iki ufite rega ukene ufite itungo no kutamanuka iyo bita Kiyovu so abafana nese murabizi ko perezida yagiye perezida wa Kiyovu ikikera amatora yararangiye ngo bucya bamuherekeze Imana izabe hafi ya Kiyovu abafana ba APR ntibahagera umbwire oya abafana ba APR baze n'abahari turanakomerezaho nta kibazo barahari abarahagije barahagije reje sari ruzuye muragira ngo abantu bakandagirane biyongere reje arashaka ko munsi turatangira urugendo rw'iminsi 30 sibyo nta mufana wa APR shaka ko azadusubiza inyuma atubwira ngo ariko ngo hari ibyancitse byari bimeze bite uko twumvise ngo hariya ngo bavuze batya hariya ngo byagenze gutya oya turatangira urugendo rw'iminsi 30 kuko niyo minsi APR isigaje kugira ngo ibe yarangije transfer zayo zose iminsi 30 uhereye uyu munsi reka mbanze ntereke munyamukandagira abantu bayumva uyiteretsemo mu gihe abafana bayo icyo bitimirira igiye kumanuka abakunzi y'ikipe ya APR Football Club kwanza n'abandi bandi makipe bazi bo hafi bumve umuriro muzaba muri kota umwaka utaha tumenye niba Nyarugenge iri bugendwe n'abayizi cyangwa se ari nyabagendwa abafana ba APR bimeze bitera ndabona batangiye gushyiraho utudarapo tw'umweru n'umukara udutima hariya bari gutamurwa
iyo bita APR Football Club. ni ukuvuga ngo yavuze ko nubwo shampiyona izatangira nko mu kwa munani mu mpera mu kwezi kumwe iraba yegamye, ariko nibyo uri kwitegura imikino mpuzamahanga. irashaka amatsinda rero cyane kuko yagiye yumva mu maradiyo indege yayo bakajya bayituka abafana bayisekerensa ngo bagera ahantu ngo bagasohokayo ngo iri kwaka abantu bazi ko time ngo guhita bagaruka sare je nshyigikiye ko oya sare twagenda abangaba twagenda ariko kanyamukandagira hano turi kumvamo hano inyuma kagumemo rwose iyo bita nyamukandagira mu kibuga kikarasimi ariko yari yahimbye rero uwo mutaramu ariko uyu mutipe nizeye ko ari umurashi nawe kuko vibe ifite umva atari civil banumva atari civil umva ukuntu ibimba eyo najya mwizamishungura ziranyeganyega iyo ndirimbo rero yigize bitinyibutsa ya APR muri 2003 na 4 imwe ya Fande Alex imwe yajyaga kwita za Zamalek urayibuka ukuntu kiremereye. ariko abafana ba REG uyu munsi hari match saa 11 ya REG tubabarira REG basket irakina n'ikipe ya NBA Academy match amical saa 11 mujye kwirebera iyo REG yawe tubabarira REG agomba kubitubwira kujya kureba ikipe witwa Regis ati naho tujya niyo match ibanza mu mbere y'umwanya wa gatatu wa REG wa bar hanyuma final ngira ngo murabizi ko umunsi aya abafana ba REG mwari mukumbuye ikipe yacu niko muraza kureba uwitwa Antino yitwa REG itumye finally sare abantu bahise basohoka muri sare reka twishimire Cleanwell u Rwanda tuzanira sana byinshi rwose yaradutenguye top milk na Didos 200 gusa ku mwana wawe baragarutse wese bagarutse bamenye ko ibya REG bivuyemo ibya REG birarangiye karagaciyemo n'akamace karyoshye nikaze kubacika saa 11 rwose mujye kwirebera REG Basketball Club igomba gutwara igikombe cya shampiyona kugira ngo izakine bare y'ubutaha. nkurikije ukuntu bije ya PL nayumvise nese ahubwo sinabonye na Patriot urabonye umuterankunga ahubwo yakoze Patriot hari igihe izagezaho ziceho cyabonye umuterankunga ni BRD yabonye wowe uravuga ikipe zabonye abaterankunga kandi REG ifite umuterankunga deje iyo ubwayo ni umuterankunga ntabwo ikeneye abaterankunga wowe uravuga amakipe arimo ashaka abaterankunga tubabarire na REG yawe suma ino y'uko kubaka stade cyane ubabonye BRD ndakubwiye ngo abantu bose basobanukiwe irafata igashyira mu irusha amafaranga bano ataramusa amazi n'umuriro urumva iyi company ya Suma irakorana na mpuzamahanga Suma wishyura ngayo ku kwezi y'amazi n'umuriro wowe Suma uzi ko mu bihugu byose byo ku isi Suma irakubwira ati iki giporoje ndaza nkubakire uzanyishyura nyuma miliyari abo barubaka bagasaguraho make ariko Suma narayitinya uteye ubwoba birarenze jena nayibonye jena fana Espoir isenyutse nimukira muri Patriot twese tuba muri Patriot rwose mwarayobye icyo mbakundira REG n'ubundi abafana bayo bangana n'ikipe ntazi arasetsa aha twagiye mu ikipe ya APR Football Club tugiye kwinjiza mu cyumba cy'ibanga kiri gucirirwamo APR nshya iki cyumba tugiye kugishyira hanze ntikiraza kuba kikiri kibanga